Jonathan asigaye wenyine, Alice aramutaye, ariko Jonathan yategetswe kuzishyura amafaranga yose Alice yamutanzeho. Mbahaye ikaze kuri channel yacu Impanga Films. Niba uri mushya kanda subscribe, ufungure inzogera, usharinga no ku nshuti zawe, biraba ari by'agaciro kuri twebwe. Nkuko mubizi rero, ahangaha twebwe dusesengura episode yarangiye, tukarebera hamwe uko yarangiye, tukibaza niba yararangiye neza, mukatubwira ese yarangiye nabi nabyo mukabitubwira. Byose ni muri comment, mukarayikinga, mugasharinga, byose na gaciro kuri twebwe no kuri mwebwe. Tugiye kurebera rero hamwe episode ya 61 tujya kuri 62 yagenze gute, namwe muratubwira muri comment. Duherukana Jonathan we na Alice bari gutongana cyane rwose. Alice ari kumubwira ati ngewe ubu ndapakiye, ndagiye, ngiye kuva muri urugo rwawe nigire muri apartment. Twabanaga ahangaha ariko nabonye utanyitayeho, ubu nigire muri apartment. Ikindi nuko amafaranga yose nagutanzeho mvuye mu mahanga, mbibutse ko Alice ari umudiaspora yavuye hanze. Amafaranga yose nagutanzeho nkagufasha ukazamura business zawe yose uzayansubiza, na ziriya taburo zose waguze kwa Darlene ugende uzimusubize. Numara kuzimusubiza agusubiza amafaranga yanjye, ubundi unyishyure turangizanye burundu. Abantu bahise bibaza bati ese Jonathan kari inshuti ya Darlene azabikora koko, azayakura hehe? Ikindi Jonathan mbibutse ko afite business itari yakura, ikiri hasi, azakura he amafaranga yo kwishyura Alice? Ni ikibazo nanjye nakwibaza, namwe mwakwibaza, mutubwire muri comment uko bizamugendekera Jonathan. Witonda cyane rwose, abantu baranamukunda hano. Ariko si ngo gusa tugiye kurebera hamwe, turaza kurebera hamwe na Derek. Mbibutse ko Derek ari we wari gufasha wenda Jonathan, akaba yamuha ku mafaranga akishyura, ariko bafitanye ikibazo gikomeye cyane kubera ko Alice yaragiye avugana ibya Derek abibwira Darlene. Ibyo ntibyarakaje Derek ahita atandukana na Jonathan. Ibyo twarabibye muri episode ya 59. Ariko ubu tuvugana Derek na Jonathan ntabwo bameranye neza, kandi Jonathan nta hantu na hamwe afite ho gukura amafaranga yo kuba yakwishyura Alice. Tukagira undi muntu witwa Rugero. Twasize Rugero arakaye cyane kubwo kubona ifoto ya Darlene na Derek. Yari yaje mu nzu izanywe n'umukozi wo mu rugo Kanyana yari yariye amafaranga, yari yahawe amafaranga yo kugira ngo yakire iyo foto paka ayijyane mu cyumba cya mabuja we ari we Darlene. Ibyabaye mwarabibonye, Darlene bendaga kumukubita ngo mumerere nabi rwose. Rugero yari yarakaye cyane. Abantu bagahita bibaza bati ese Rugero we ni miseke igoroye ko akunda nawe kuba ari mu bandi bagore? Nubwo Darlene yabivumbuye ntiyabimubwira, ariko ntago akagombye kurakarira Darlene na Derek ku ifoto. Ariko nawe turabizi ko akunda kuryamana n'indaya cyangwa n'abandi bagore batari umugore we. Rero ngo ntabwo akagombye kurakara kure. Murabyumva mwebwe mutubwire muri comment uko mwabonye Rugero. Abandi bakatubwira bati Darlene ubundi akagombye kuba yaravuye muri rwa rugo akagenda akibanira na Derek, ubundi akareka Rugero, kuko Rugero twabonye afite imico mibi itabereye kubana na Darlene. Nuko nguko mwabivuze muri comment. Saho ngaho gusa tugiye kurebera hamwe uwitwa Ngoga nawe amerewe nabi ubwo Chanel yamuhaye divorce cyane, ariko ntago arayisinya, ariko amaherezo agomba kuyisinya. Mutubwire muri comment ari Monique na Chanel Ngoga hitemo nde, mumugire inama rwose. Mutubwire uti
Ngoga turabona yahitamo Chanel cyangwa turabona yahitamo Monique, kuko Monique ubu ngubu niwe basigaranye, niwe uri kumwereka ko amwitayeho. Ese mudusesengurire mutubwire Monique muramubona mute? Murabona gahunda ya Monique ari iyihe? Ese ni ukumwitaho cyangwa nafite ikindi kintu amushakaho? Cyane ko twabonye abwira Chanel akamubwira ati wowe rekana na Ngoga, mureke uriya rwose nta kintu afite, ni ukugutesha umutwe, mureke birangira ahubwo ari we umwegereye. Ese mwe mureba kure nk'ababyeyi, murabona Monique ashaka iki kuri Ngoga? Mutubwire muri komenti. Muri episode rero ya 62 dutegereje, tuzabona ibintu byinshi cyane, tuzabona ibintu byinshi kabisa. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ubundi tukabona ko uhari, ubundi tugakomeza tukaryoherwa na filime yacu Urukundo rw'inzitane. Mbibutse ko mu minsi iri imbere tuzashyira hanze indi filime, ariko yo iracyari ibanga. Icyo musabwa ni ugukora subscribe kugira ngo ikintu cyose kibereye kuri iyi channel mujye mukimenya mu ba mbere. Murakoze cyane.